Kuri iyi si hari filimi zigize ziryohera abantu ku buryo batazazibagirwa mu mutwe wabo. Izi filimi mwazisanga kuri Rock Entertainment ndetse na Bella Media TV Empire 2, tutibagiwe na Kimbagira 33 39. Izi filimi zose tugiye kubaramburira ni filimi zakunzwe ku rwego rudasanzwe kuri iyi si ku buryo nta muntu uzazibagirwa. Reka dutangiriye kuri iyi filimi yitwa Extraction. Iyi filimi yitwa Extraction ni filimi yakunzwe cyane n'abatari bake kuri iyi si, ko yarebwe n'abantu biliyoni 6 ndetse n'abantu 607. Iyi filimi yaba yarakorewe mu kihe gihugu? Nibyo bintu uri kwibaza. Iyi filimi yakorewe mu gihugu cya Hongria ndetse no muri Hong Kong mu gihugu cya Amerika. Uretse n'iyi filimi hari izindi filimi zagiye zikorwa n'abazungu ku buryo nta muntu uzazibagirwa, tutibagiwe filimi ya Krishna igice cya 2. Iyi filimi ya Krishna yakunzwe n'abatari bake kuri iyi si kuko yarebwe n'abasaga miliyoni 30 z'abantu. Hari indi filimi yitwa Rugwe City yakorewe mu mujyi wa Rugwe City mu gihugu cya Anatolia. Iki gihugu giherereye mu burasirazuba bw'umugabane wa Aziya. Iki gihugu ntiwaba ukizi kuko ntago kivugwa cyane. Iyi filimi yakozwe muri Disemba 2020. Hari izindi filimi zagiye zigaragara abantu mutamenye nk'iyitwa The Big Hit. Iyi filimi yitwa The Big Hit yakunzwe n'abantu batari bake ku mugabane wa Afurika ndetse no mu Rwanda ndetse no muri Aziya ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byayakiriye neza ku isoko, kuko filimi imwe byibuze yagurwaga 5,000 iminota itarenze 60. Hari indi filimi yitwa Jessica Alderoniel. Iyi filimi yakunzwe n'abatari bake kuri iyi si, yakunzwe n'abantu batari benshi ariko yinjiza amafaranga menshi cyane ugereranyije n'uburyo bayitekerezaga. Ndagira ngo ukande subscribe tubabwire filimi nanone ya rutura, uragenda ugasecinga ukaba wanayibona. Iyi filimi bayitwa Take Down. Iyi filimi yakozwe n'Abanyamerika. Aba Banyamerika bashoyemo amafaranga menshi, bari bazi ko n'iyi filimi izanabahombera ku rwego rudasanzwe, ariko ntago ariko byaje kugenda kuko iyi filimi yaje kurebwa n'abantu benshi kuri iyi si. Abanyamerika batangira kuvuga ko batangira no gukomeza gushora amafaranga yabo muri filimi. Hari izindi filimi zigiye zitandukanye na Evasive Action. Izi filimi zakunzwe ku rwego rudasanzwe, bajya kuzishutinga bazishutingiye muri studio, bazikinye kandi ari abakinnyi ba filimi 55. Tubibutsa ko iyi filimi Evasive Action yakorewe mu gihugu cya Pakistan, yakozwe n'abantu 55 nk'uko twabibabwiye. Kanda subscribe mbabwire filimi y'impinde yakunzwe cyane n'abatari bake. Abenshi ngira ngo murayizi ariko bamwe ntago murayizi. Iyi filimi bayita Bahubali The Beginning. Iyi filimi yitwa Bahubali igiye ifite ibice byinshi cyane ariko yakunzwe ku rwego rudasanzwe ugereranyijwe n'uburyo bari bayisohoyemo. Aba Bahinde yakozwe n'Abahinde ndetse n'Abongereza. Umukinnyi urimo udasanzwe bamwita Bahubali nk'uko mumureba ku mashusho yanyu. Nuriya
n'uriya wambaye ikimenyetso kimeze nk'icy'umwamikazi. Ndabashimiye mwe mwabashije kumva iyi video, twongere duhure mu kanya.